Dore uko ushobora gukoresha ijwi ryawe hanyuma telefone yawe igahita ivamo password mu kanya nk'ako guhumbya. Reka turebe ko bikora. Good morning. Ihise ifunguka. Tekereza uko wavuga gusa ijwi ryawe telefone yawe igahita ifunguka mu kanya nk'ako guhumbya nta password ukoresheje, nta fingerprint ndetse na face ID. Uyu munsi ndakwereka AI iraza kuza kubigufasha. Guys, reba ko kanze like kuri ino video ndetse uza kuza gukanda subscribe nabyo nuze kubyibagirwa, ndetse uze kuza gusharinga ino video igere ku nshuti zawe zimenye ko hari AI yaje vuga ukoresheje voice yawe note hanyuma password igahita iva muri telefone yawe. Ndetse n'igitekerezo cyawe muri comment ni ingenzi cyane. AI tugiye kukwereka yitwa Voice AI Lock Screen. Tugiye kumenya impamvu. Ese AI Voice Lock Screen ni uburyo bushya bwa Artificial Intelligence bukoreshwa ijwi ryawe nk'urufunguzo rwa telefone. Iyo uvugiyeho ijambo ryabigenewe, AI irabimenya ko ari wowe igahita ifungura telefone mu kanya nk'ako guhumbya. Part 2 uko ikora. Uko bikora biroroshye. Uburyo bwa mbere, AI ibanza kwiga ijwi ryawe. Kabiri, ihitamo ijambo ry'ibanga. Urugero, ifungura telefone yanjye igahita ifunguka. Uburyo bwa gatatu, AI ifata sound partner y'ijwi ryawe. Uburyo bwa kane, iyo wongereye kuvuga iryo jambo telefone irabikora igafunguka. Agace ka gatatu part 3 uko wayishyira muri telefone yawe. Ubu reka nkwereke uko ino AI ishobora kujya muri telefone yawe muri Android no muri iPhone. Abantu bafite Android uburyo burakora, ndetse n'abantu bafite iPhone uburyo burakora. Ino application ngiye kukwereka urayikura kuri App Store ku muntu ukoresha iPhone, ndetse uranayikura kuri Play Store ku muntu ukoresha Android. Jya muri Play Store hanyuma ushakishe ijambo ngiye kukubwira. Guys, like kuri ino video ndetse na subscribe unasharing ino video kugira ngo ibanze igire kure, ndetse n'igitekerezo cyawe muri comment utubwire ko ibintu birakora cyangwa se byanze munze mufashe. Guys, reka dutangire step by step. Uraza ushakishe ijambo ryitwa Voice Lock Screen AI. Hanyuma icyo numara kubona ino application urasanga ifite logo isa gutya. Hanyuma ukore download, nurangiza gukora download uyinstall. Ukimara kurangira utukanda kuri open. Hanyuma numara gukanda kuri open ufungure application, noneho wandikishe ijwi ryawe uri recordinze ukoresheje voice note. Hanyuma uhitemo ijambo ry'ibanga, numara kurihitamo uhita wemeza kuri confirm. Ukimara kwemeza kuri confirm, noneho urahita uvuga ijwi ryawe telefone yawe ihite ifunguka. Guys, irahita byemera. Part 4 agace ka kane ibyiza n'ibibi biranga ino application. Tugomba kumenya ibibi n'ibyiza muri ino application ifite. Ibyiza nibyo naho tujya guhera. Cyane cyane biroroshye gukoresha ino application, nta muntu wafungura telefone yawe udahari, kandi birihuta iyo ukoresheje voice yawe washyizemo. Bisa mu ikoranabuhanga rigezweho kandi ni byiza. Ibibi muri ino application, niba urwaye ijwi ryawe ryahindutse ntabwo ino application ishobora gufunguka. Ahantu hari urusaku rwinshi ukavuga ukoresheje voice yawe ntabwo ino application yafunguka. Hanyuma AI itaramenyerezwa neza ijwi ryawe ntabwo ishobora gufunguka. Bisaba kugira ngo urimenyereze uri ahantu hatuje hanyuma ukoreshe voice yawe. Inama n'umutekano kuri ino application: ntukandikishe ijwi ryawe ahantu hari urusaku, kandi ugire backup ya pin igihe ijwi ryawe ridakora. Niba wakunze ino video kanda like, subscribe kuri MTech TV Show, unakore share kugira ngo abandi bamenye voice ya AI Lock Screen
uko ikora. Murakoze cyane.